ba ukuri nta kintu kikubuza kuba ukuri kuko nubwo twakwiyobagiriza muri ibyo tugahugira mu gushaka amaturo n'ibindi nta kizabuza Yesu kugaruka. Ibyo dukora ntibizabuza Yesu kuza. Niyo mpamvu kandi n'abadukurikira ndavuga abayoboke b'amatorero yacu umutima ntujya ruswa uhora ushaka ukuri. Ava gusambana akavuga ati nubwo nsambanye impande yavuze ntarimbuka, nubwo nibye nkaba mbiriganyije ariko ndabizi ko nshobora gupfa. Ahubwo ndabizi neza ko Imana yari iri kundeba. Abo bantu rero badukurikiye ndabizi ko imitima yabo ntijya ruswa izukuri. Hanyuma icyo ngiye mbabwira ni uko bakwiye guhuza ibyo biyumvamo n'ukuri k'ubutumwa bwiza. Uzi ko idini uribesha ko ukijijwe naryo rikakubesha ko ugiye mu ijuru. Uribesha ko uri umuyoboke mwiza. Tubaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Turagusuje wowe uri mu Rwanda kuri iki kiganiro, ariko nawe uri mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi, imijyi yose itandukanye, udukurikiye uri kuri telefone yawe cyangwa se uri kuri mudasobwa yawe. Ariko kandi twaje kumenya amakuru meza yuko hari n'abantu bakurikiye ibiganiro byacu bari muri salo babirebera kuri televiziyo nk'umuryango. Namwe turabashimiye cyane, tubaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Niba utameze neza uyu munsi ntabwo bimeze neza, ariko ejo bizaba bimeze neza, kuko Bibiliya itubwira neza ko ibyo Uwiteka yibwira kutugirira ni ibyiza si bibi, kugira ngo itureme umutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Mbaye ikaze mwese rero, nizera ko mumeze neza kandi aho muri hirya no hino dukomeje kubifuriza ibihe byiza. Turi kumwe n'umushumba, ariko mbere yuko tumwakira ntabwo ndi nyenye, ndi kumwe n'undi mukozi w'Imana ukomeye cyane. Umeze neza Irene? Ndashimira Imana kandi nshima kubwo abantu bafata umwanya bakakurikirana ibiganiro bitambuka hano. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Iryo jwi ntabwo ari ubwa mbere mu ryumvise, uko biri kose ni risitari rirazwi cyane. Hanyuma reka dutangire ikiganiro cyacu twakira umushumba. Birase turamusanga yibwira abantu, nituvuga ngo ni umusitari ntabwo ari bubyemera, ariko ni umuntu nawe umaze kumenyekana cyane mu bijyanye n'ivugabutumwa, ariko by'umwihariko mu gisata kijyanye n'impuguro abakristo bamaze kumenyera. Pastor, mbaye ikaze. Urakoze cyane. Meze neza? Namoro. Lockdown imeze ite? Guma mu karere harya buri. Ntiraba lockdown yuzuye. Biracari guma mu karere na guma mu ntara. Mumeze mute nyuma y'igihe kinini tutababona, ari mwe mutatubona natwe tutababona? Ubuhamya buracyari buzima? Katuhera. Ubuhamya buracyari buzima, ubwo mwebwe mwabaye bazima. Twabaye bazima. Icyorezo cyadusize amahoro kandi Kristo turacyamutegereje twihanganye. Amen. Hanyuma mbere yuko dutangira, reka tubanze duhamagara Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro. Turabizi ko ihari, ariko ntigirambirwa ko tuyihamagara buri mwanya. Niyo mpamvu hirya yuko ari Imana, nkunda kuvuga ngo ni n'umubyeyi. Twayifata amashati, twayifata amakanzu, aho ariho hose. Burya umubyeyi wabona abana iyo bari kugenda iruhande rwe, ubwira aho afata hose ntabwo amurambirwa. Niko Imana yacu natwe tumere. Niyo mpamvu tutatinya kuyihamagara igihe icyo ari cyo cyose. Reka tuyihamagare hanyuma dutangire ikiganiro. N'ikaze. Data, mu izina rya Yesu duhaye umugisha wo kuba imbere yawe. Turasenze kugira ngo ube hagati yacu. Kubaho kwawe kube muri iki kiganiro. Imbaraga zawe n'ubumana bwawe biyobora ibiganiro byose biri bube mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma mu bihe byashize cyangwa se mu minsi itambutse, tubanze dusaba abantu imbabazi yuko bitakunze ko dukomeza bya bice twari twatangiye, ariko uyu munsi turahari, bigaragaza ko tukibazirikana. Mu bihe byashize ababimenyereye gukurikira ibiganiro byacu bagiye babona uburyo twatangije igisa n'inyigisho ivuga ku ijambo Yesu yavuze ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Ngira ngo uyu munsi tugiye kuvuga agace gasoza, ariko pastor tukiri aho ngaho ngira ngo abanza kutwibutsa mission Yesu yasize, yadusigiye cyangwa yaduhaye nk'umukoro ni iyihe? Ubundi Bibiliya igizwe n'amagambo abiri makuru. Irya mbere ni itegeko rikuru, irya kabiri ni inshingano nkuru, no kujyana ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Rero misiyo yaduhaye niyo kujyana ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Iyo urangije kwizera kwakira Kristo umwami n'umukiza, nico gikurikiraho.
no kubwira abandi ibyo Yesu yakoze mu buzima bwawe binyuriye mu mpano ufite. Bamwe babishobora kubikoresha kuririmba, abandi bakabikoresha kubwiriza, abandi bakabikoresha kwera imbuto mu buryo butandukanye, abandi bantu bakaza kuri Kristo. Iyi mission Yesu yadusigiye abakuri iki kiganiro turaza gufatanya na Rogo Irene nawe turibuze gufatanya muri kiganiro. Ariko tukira aho ngaho, iyi mission Yesu yadusigiye pastor, wenda ayisiga ntiwari uriho, ntiwari uhari ngo umenye ngo muri icyo gihe byari bimeze bite, ariko aho wakiriye agakiza kugeza uyu munsi, iyi mission ikurikizwa ku ruhe rugero pastor? Ntabwo nzi ahandi, ariko turebye mu karere k'ibiyaga bigari ni ku rugero hafi ya ntabwo, kuko natanga ingero zifadika. Amatorero dufite hano amenshi arengeje imyaka 100, ayitwa makuru ni menshi kandi, ariko biratangaje kuba nta mamisiyoneri dufite. Biratangaje kuba tudashobora kwishira hamwe nk'ayo matorero ngo dukore ikintu gituma twohereza abamisiyoneri benshi bashoboka. Kandi muri Afrika honyine tubashafite amoko 16,000 batarumva ko Yesu akiza n'umunsi umwe muri Afrika. Wibuke ko twebwe ubutumwa bwiza bwatugezeho hashize imyaka 1900 Yesu avuye mu isi. Ubwo sinzi niba bizategeza indi myaka ingana gutyo ngo abone aho bagegweho. Baracatamba ibitambo by'abantu, baracasenga ibintu bya gakondo, baracabandwa bagaterekera, ntaco bazi kuri Yesu. Amoko 16,000 muri Afrika honyine. Ku isi yose ni amoko arenze 9,100. Iyo tuvuze amoko nka Kongo hari amoko hafi 400, usanga hari ahantu naho batarakira ubutumwa bwiza. None ukibaza twebwe mu myaka 100 twari turiho turakora iki? Nta na kimwe tubuze. Kurikije ibisengero twubaka, n'imishahara abashumba bafata, n'imodoka bagendamo, nta na kimwe tubuze. Yewe n'uwo wafata amafamiye nk'ijana gusa, ibiryo basiga ku meza buri munsi ukabyegeranya byatunga umumisiyoneri. Ariko uwo mutima ntituwufite. Pastor, uyu mutima urabona muri iki gihe, tuvuge muri iki gihe twebwe turimo, ari naho turi gukorera ikiganiro, uyu mutima urubona uzashoboka n'abapasiteri bateye bari gutwika bakimanukira? Uyu mutima kugira ngo mission igegweho, nzi ko nabyo urimo urabibona muri iki gihe. None se nico bafite cyo gukora. Iyo umuntu yabuze icyo akora ashobora gukora ibindi bitari ngombwa. Ubundi iyo uyu mutima ntushoboka mu gihe abantu batawutojwe, kuko Yesu mbere yuko abohereza ngo bajye ku mpera y'isi yabanje kubafata igihe cyo kubatoza ku kigero kiri hejuru kugeza ubwo abatinyura n'urupfu. Niyo mpamvu iyo usomye Abaheburayo 11 ureba impfu bapfuye ukuntu zari ziteye isoni, ziteye n'ubwoba, ariko bakazemera kuko bari baratojwe kugeza ubwo bashobora gutinyuka kuri icyo kigero. Ngerere mbona tumeze nk'uko wafata umusivile ugahita umuha imbunda ukamwohereza ku rugamba, yagukorera ibitangaza. Ariko impamvu bafata umusirikare bakamutoza kandi amakosi atandukanye biterwa n'ico bazagukoresha, no kugira ngo agere igihe atinyuke yumve ko abereyeho abandi, ntabacitekerezaho nkwawe, abereyeho igihugu, abereyeho amahanga. Uwo muntu rero gupfa kwe aba yumva. Hari umugani numvise, sinzi niba ari umugani, uvuga ngo wanga kumenera amaraso igihugu cawe, imbwa zikayanywera ubusa. Mu buryo bw'ubumana nabwo ni nkuko iyo wanze kuzuza inshingano ya Yesu kugira ngo ukore icyo yakuremeye, n'ubundi uzapfa. Hanyuma upfe ntaco umaze mu bwami bw'Imana, tutazakwibuka nk'intwari yo kwizera, tutazakwibuka nk'umuntu yazanye ububyutse, tutazakwibuka byibuze nk'uwafasha abakene. Kuko ibyo nabyo bigenda bitakara mu rusengero, ngo twabivuzeho mu biganiro byatambutse. Hanyuma mbere yuko Irene ari igitekerezo ashaka kukubazaho, uyu munsi tugiye kuvuga ku kinoneho, ese agace twateguriwe nakahe? Ariko mbere gatoya, Irene ndabizi afite byinshi cyane. Irene hayo nk'umuvuga butumwa uko biri kose, abatwika bakimanukira, urabona turi buze kubahuza n'umurongo pasiteri ariko kuduha wa misiyo Yesu yadusigiye. Biraza guhura bite muri iki gihe cyacu? Noneho ndabizi nawe uba uri hafi aho ubikurikirana.
akenshi ibi bintu ngenda mbibona ariko nagira ngo mbaze pasiteri ni ikihe kibazo gihari gituma iyi myaka irenze 100 ishobora kuba yatambuka ariko tukaba nta mu misiyoneri dufite, ahubwo tukiri ku rwego rwo guhora mu mbabare abankurikiye nkoresha imvugo. Nuko habaho kwigishwa ko abantu bagomba gukurikira umugisha cyane, bigishwe ko bagomba guhinduka ngo babe abigishwa, kubera ko hari inyigisho zihari cyangwa imyigishirize zihari itubwira ko mu gihe umuntu yabonye umugisha ari igihe afite imodoka, inzu nziza, ugasanga niyo myigishirize ihari n'abaza bari gutwika bakimanukira bavuga bya bintu tubonesha amaso. Ese koko iyi Mana kugira ngo yemere gutanga Kristo yagira ngo tubone ibyo ngibyo, cyangwa nk'iyo misiyo hari ikintu dusabwa, cyangwa bavuga butumwa abakozi Imana ari ikintu bagomba kuba bahinduramo? Urakoze. Igihe cyose tutarahindura uburyo twigisha, igihe cyose tutarahindura uburyo abantu barimo kwigishwa, n'imyaka 100 izashira usibye 100 gusa. Kuko ubutumwa bwigishwa hano ni ubutumwa butuzuye. Agakiza kagomba kuba ari agakiza kuzuye iyo kageze mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Iyo ufashe rero abantu ukabigisha ubutumwa bw'umwuka utambaye umubiri, ubuhemutse. Yego. Ugomba kumwigisha ni iki agakiza gakora mu mwuka, gakora mu bugingo no mu mubiri. Hanyuma uzaba umutegura kubaho igihe kirekire akora icyo yaremewe, ariko nanone adatakaje adatakaje misiyo ya Yesu, agomba no kubaho mu buzima busanzwe. Rero ubona batwigishije umwuka uba mu kirere, umwuka utambaye umubiri. Hanyuma uwo mwuka uba mu kirere utuma aho duhora twiruka inyuma y'isi, turasa nk'aho turi mu marushanwa y'imibereho n'ubuzima. Ariko iyo urebye tuvuga kuri misiyo ya Yesu, reka tugaruke ku isengesho rya Data wa twese. Ndarikunda, rirasobanutse neza. Hari ibyifuzo by'Imana 4 tugomba kubahiriza mbere yuko tuvuga ibyacu. Imana igomba kukubera so, ikakubyara, ukabaho ubuzima buyubaha, ukamamaza ubwami bwayo, ubushake bw'Imana bukaza mu gace utuyemo, ukabona gusaba ifunguro. Uvuze ibyo bintu 4, Dominika nyihanganire. Iyo pasiteri twakoranye ikiganiro nkunda ko twinjira muri utwo tuntu tukajya hasi, kandi abadukurikiye babikunda kundusha kubera ko bituma bunguka. Mbabarira, ibi bintu 4 use nk'ubivugaho ndetse ugeje no ku cya 5 bigaragaza ko imibereho y'umuntu mbere yuko ashyira ibyifuzo bye imbere abanza kuzana Imana. None tubihuze n'imyigishirize iriho. Imyigishirize iriho idukundisha isi. Ntekereza ko badukurikiye benshi bamwe duhamanya kuri iki kintu, kuko baratubwira ngo igihe nabonye umugisha ni igihe nabonye imodoka, inzu, akazi keza, nabyaye, nashatse umugore mwiza, ngo ni wo mugisha. Ese koko ibyo nibyo bigaragaza ko ndi mu bushake bw'Imana igihe ibyo nabibonye? Birababaje gusa, ahubwo cyane. Niba kubaha Imana tuyubahira umugati, yego, ubuntu bw'Imana ukabunganya n'inzu yo kubamo, n'imodoka ugendamo, n'abantu uzabyara, ubutekeza ibintu biciriritse. Mu gihe Yesaya we yahanuye Yesu hasigaje imyaka 700. Mu gihe Nowa Imana yamuhishuriye ibintu bisigaje imyaka 120 bikaba. Mu gihe abandi basize igisekuru umurage ushingiye ku kubaha Imana, twebwe tuzasiga iki? Niba uri umukire uyu munsi, hazaza abantu vorishe, hazaza abakire bashasha uko iminsi igendiza. Ni ukuvuga ko uzaba utacibukwa mu myaka mike iri imbere. Tumaze imyaka 27 tuvuye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Abakire bari bahari imbere jenoside nta muntu bazi. Ubu hari abandi bana babyirutse yahaye umugisha. Rero ntekereza ko dukwiye kuba dutekereza ibintu byo mu myaka byibuze nk'150. Ukavuga ati ngiye ntakihari, umwuzukuru wanjye ni uwuhe murage w'ubumana nzaba naramusigiye, ugatangira kubyubaka nonaha. Reka ntanga urugero. Amerika ni imaze imyaka nka 300 ibayeho. Ariko abongereza bageze muri Amerika bagapfa muri za ntambara n'ubuzima bugoye, hari ikintu cyakoze ku mutima w'Imana. Bohereje abamisiyoneri ihita ibasezeranya umugisha.
kubera iki ntibabaho ku bwabo ahubwo babayeho ku bw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Amen. Bamamaje ubwami bw'Imana. Amen. Indege ya mbere yakozwe yatwaye abamisiyoneri, imprimeri ya mbere yakoze Bibiliya n'ibindi. Ubu n'abari muri Amerika badakijijwe barimo kujya kumugisha abasekuru bakoreye. Twebwe niba imitekerereze yacu ingana n'inzu yo kubamwo n'ibyo kujya bigaruka kuri wowe, harimo kwikunda kutari ukubumana. Ariko ngiye mbona nta n'uwaturenganya kuko dufite ibirarane by'inzara. Umuntu aba yarakuze iwabo bashonje, babaho muri individualisme, utuyenzi twanyu, agasekuro kanyu, niyo uje mu akunyu kanyu, niyo uje mu Mana ugumana iryo hahamuka, kutari bujye ngo uhage, ko abantu bazahora bakwanga. Uziko umuntu agura V8 agahita ashirishaho fime kubera ubwoba. Ariko hari undi muntu ubohotse mu mutima yigurira 10 akagenda pepera abantu bose, ayumva ameze neza, yivugiriza umuziki, ashima Imana kuko aranyuzwe, amerewe neza. Mu gihe undi ahorana ubwoba agahita yongera uburinzi, akumva agiye gupfa kubera icyo nyene yabyikubisemo hari ahantu hapfuye hadateguye. Rero numva amatorero bahagarike kwigisha umwuka utambaye umubiri. Yego. Bigisha ubutumwa bwuzuye bushobora gufasha umuntu mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Kuko reka nguhe urugero, ushobora kuba warakiriye Kristo mwami n'umukiza, ariko kuko amarangamutima akomeretse ugahorana ubwoba ko bazakurogera mu rusengero. Ngenda bize hari abapasiteri utaha amazi mu rusengero ngo bayanywe, baratinya ko bazamurogera mu rusengero. None kandi buri munsi aratwigisha ngo tuzagicisha ntigire ico kitutwara na hato, akabivuga mu magambo meza, ari umunyabwoba wa mbere ku isi. Yego. Numva dukwiye guhagarika ubutumwa butuzuye, tukabwira abantu nibwo tuzabasha kuzuza inshingano. Ese pastor, iki kirarane umuntu agira gituma n'iyi ibintu abigezeho inzara ikomeza ikamugaragara mu maso no mu gahanga no mu matwi hehe hose no mu byo avuga inzara, ukumvira cyahari kandi iyo V8 na V9 na V10 sinzi niba zibaho azigendamo. Iki kirana kijya gishira pastor, bijya bishoboka ko gishira koko umuntu akava ubuzima akazibona? Ikibazo rero, ikintu gishobora kuzuza aho ngaho ni ubutumwa bwiza bwo kuri. Iyo Yesu yinjiye aho hantu arakubatura, aragukiza. Mwembi murabavuga butumwa. Nuko ubukuru buhari agapfukamunwa, uzahagarare nko ku ruhimbi urebe mu maso y'abakristo, nibo bantu bagira ibyishimo bike. Kandi bari ahantu ibyishimo bundi habonebwa ibyishimo. Kubera iki? Yaraje aratsindishirizwa, ariko ibikomere yazanye Yesu ntaco yigeze abikoraho. Hanyuma no mu mubiri naho nta discipline, ni umudisciple udafite discipline ya Yesu. Uwo muntu rero biramugora kuzabona ibyishimo byuzuye, gutanga ntibizamworohera, kuko n'ubumisiyoneri ni ugutanga, ni ukumva, ni ukureka kwizirikana ukazirikana abandi. Rero dukwiye gusenga mu buryo bwiza, Imana ikakubyara ukaba uzi ko wavutse, hanyuma ukitoza kubaho ubuzima bwubaha Imana. Nyuma yo kubaha Imana ukavuga ngo ni iki nakora ngo ubwami bw'Imana bwamamare mu gace ndimo. Nabyo baratubeshe, ntibatubwiye ko umurimo w'Imana uba ku ruhimbi muri korale, ariko umurimo w'Imana ushobora kuba mu gisirikare aho ukora, ushobora kuba mu bucuruzi, ushobora kuba ku ishuri aho wiga, ugakora ku buryo aho hantu uri ubwami bw'Imana buhaba, hanyuma ubushake bw'Imana bukaza. Hari akantu nshaka kuvuga ku bintu bine wari wavuzeho nubwo utahise ubyinjiramo, ariko kanyuma avuze ngo ubundi umuntu akagendera mu bushake bw'Imana. Ese umuntu yakora iki kugira ngo agendere mu bushake bw'Imana mu gihe bunyuranye n'ubushake bwe, kugira ngo asohoze misiyo ya Kristo ku buzima bwe? Biraza kungora kukubonera igisobanuro kiri ukuri. Niba umushumba kubona igisobanuro kiri ukuri bigoye, pastor, hari uri bugire ngo ubwo ntikinahari rero ni oya kirahari ariko kugira ngo usobanure mu magambo make yakumvikana, kumenya ubushake bw'Imana ni uko ubusabana nayo, ni uko ubugera ku mutima wayo ukamenya gahunda ihari. Uzi ko nyambona abayobozi b'imidugudu iyi dutuyemo abazi gusobanura gahunda ya leta nk'aho wagira ngo niwe yayitekereje. kubera yabitojwe. Ariko
ariko ugasanga mwarimu w'umudugudu umaje uzajya mu ijoro ati ntawamenya buriya ukabona ntafite n'ibyiringiro by'ahazaye ukibaza ibyo turimo turabizi uramutse ubizi byaguhindukira ubuzima ubaho bwa buri munsi rero kumenya ubushake bw'Imana ni ukugera ku mutima w'Imana hanyuma ugakuraho ibiriyo ukabizana mu buzima bwawe niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Rene nibi nabyo byari bikenewe mushumba kumufatisha ntibiba byoroshye niyo mpamvu tugira ngo abantu bahite bavoma hakiri kare bazanye ibivomesho binini baze gucyura ibintu bizima. Hanyuma uyu munsi kuri ya nsanganyamatsiko pastor tugiye kuganira ku gace gasa na kari busozi iki cyiciro niba ariko twabyita ariko tuzakomeza n'ibindi ubwo ndagira ngo mbonereho kubwira abantu bagiye bafashwa nabyo ko tugiye kuvuga agace gasoza ariko kandi mbahishurira ibanga ry'uko namenye ko pastor ari kudutegurira ikindi kintu nacyo kizakurikiraho kandi kiza nk'iki ngiki. Uyu munsi tugiye gusoreza ku kahe gace pastor? Tugiye gusoreza ku kugaruka kwa Yesu. Bibiliya iravuga ngo iravuga mu rwandiko rw'Abatesalonike ba mbere 4 umurongo wa 16 baravuga ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamugwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Icyo nifuza ko tuganiraho uyu munsi mwibuke ko abo twatangiranye twaganiriye ku duce twinshi twavuga ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera mu isi kwizera mu isi Yesu azagaruka ariko yagiye afite impungenge twagiye tuvuga ku urukundo rugenda rwabuze mu itorero twavuze gufasha abakene bigenda bibura twavuze kubwiriza nabyo abantu batagikora twavuze ku duce twinshi ariko uyu munsi nifuza kubabwira ko Yesu azagaruka. Pastor Mbabara tutararengaho Yesu niba ubwe kuko niyo wivugaga avuga ati umwana w'umuntu ni nkaho yakavuze ati ningaruka nzasanga kwizera kukiri mu isi niba ubwe yaragize izo mpungenge kandi ari umwana w'Imana no kuvuga ngo nawe ikizere cyari cyabuze cyuko niba umwana w'Imana ikizere cyarabuze ubwo tugitegereze gute twebwe abantu noneho? Urakoze ntabwo ikizere cyari cyabuze kuko umushinga we yawushoyemo amaraso kandi ntiyapfa ubusa itorero ari kuyakuya azagisha itagira ikizinga ariko izi mpungenge ntabwo wagira ngo umushinga we yarabonye ko ugiye guferinga ugiye guhora. Yesu yahuye n'ibibazo bikomeye reka mbaho urugero Kaperinaumu ku nyanja Tiberiya cyangwa se ku nyanja ya Galilaya hose haritiranwa naho Yesu yaratuye iwabo wa Petero yahamaze imyaka 3 n'igice abigisha ku manywa na nijoro ariko buri ikintu cyamutunguye gikomeye ntibizeye ntabwo bizeye arangije arahavuma aravuga ngo Kaperinaumu ibintu byavugiwe hano ibivugirwa Tiro ni Sidoni bari kuzagira agahengekerezo yewe ni Sodomu naho bari kuzabona ico bireguza ariko kuko utakiriye ubutumwa bwiza aha hantu buri haje gukuba umutingito ubutaka buriyubika na hantu havumwe kugera uyu munsi ni mu giturage nta terambere rihari kubera ko nyene yasize havumye kuko batakiriye imbaraga z'ubumana. Igihe cyose duhawe amahirwe yo kwakira ibyaduhindura kuba abana b'Imana tukabipfusha ubusa umuvumo uza ku buzima bwacu kuko Pawulo yaravuze ngo upfa kujya agapfa kunywa arira gucirwaho iteka iryo jambo ndabizi ko abantu barizi kwigaburo ryera ariko reka turigarure no mu buzima busanzwe iyo wumva ijambo ry'Imana niwo mutsima wavuye ni Yesu niwo mutsima wavuye mu ijuru iyo uriye donc yupfuye kujya ukubonye utabanje kujya donc kakira ijambo ry'Imana nabi nturi agaciro kayo ngo uryubahe nk'iryavuzwe n'Imana rihindura ubuzima bwawe umucimbo uryubashe rimuhesha umugisha utaryubashe rimuzanira umuvumo kuko ijambo ry'Imana ryo rihora ryiteguye Imana yubahiriza ijambo ryayo uko ryakabaye rishobora kuza rero mu buryo bw'umugisha kuri wowe cyangwa mu buryo bw'umuvumo. Aha niho Yesu agaruka avuga atabigisha ahubwo mwitonde cyane mwe muzakubitwa nyinshi
ni buriya kwigisha nico kintu cyo kwitondera kuko ushobora kuzana impinduka nziza cyangwa mbi. Wari ugize turi kugaruka kwa Yesu muri iki gihe ko mbona pastor babihunga cyane kubera ko ufite imishinga yo gutera imbere abona itari yayigeraho neza ku buryo kubwe yaba yarabonanye na Yesu ambwira ati buretse kugaruka buretse mbanze. Nagira mbwira abadukurikiye ko nta imishinga yacu itabuzabuza Yesu kugaruka. Utwite hasigaye iminsi 2 ngo ubyare impande ishobora kuvuga. Waguze imodoka ikiri muri majegwa impande ishobora kuvuga. Warubatse inzu hasigaye 1 ngo uyitahemo ntibizabuza Yesu kugaruka. Ubukwe bugeze mu marembo bwinjira ntibizabuza Yesu kugaruka. Uko byari biri mu misi ya Nowa niko bizamera mu kuza k'umwana w'umuntu. Kwibesha gukomeye rero ni ukwibwira ko abayagitinze kubera gahunda zawe uhugiyemo, ahubwo ukwiye kuzikora witeguye no kugaruka kwe. Ukavuga ati ibyo ari byo byose reka mbeho ubuzima bwejejwe nkore mwiteguye kuko kuza ko azaza, kandi iki kintu gikomeye azaza nk'umujura, azaza atunguranye. Hari ubwo abantu bahugira mu mishinga bagahugira mu bindi ntibitegure ko urupfu rushoboka cyangwa impande ishobora kuvuga. Iminsi ikakurangiriraho udakoze ubushake bw'Imana kubera ikinyoma cya Satani. Ntakabije amatorero ya Gikristo hejuru ya 80% bamaze gutakaza kugaruka kwa Yesu. Turimo gutekereza ukuntu igiturisho cyakwiyongera, ndavuga tugwa ukuntu twazamura inyubako zemeza tukubaka ubwami bwacu, twafungura amashami hirya no hino, ariko kugaruka kwa Yesu bimaze gutakara. Hanyuma hari ibintu bibiri udashobora guhagarika, ni ukugaruka kwe n'urupfu. Corona yaratunguranye ahubwo idusubiza mu rugo twese. N'ibindi bishobora kuza birenze n'ibyo. Dukwiye guhora twiteguye ko ashobora kugaruka akanya kariko kose. Pastor bihuze rero twaravutse nawe urimo ndabizi neza, uvuka hariya mu gihugu cy'i Burundi nk'uko watubwiye bavuga ngo araje. Data na mama bavuga ngo araje. N'abadukurikiye baturusha imyaka wenda yaba ngiye yawe bayikurusha nabo ngira ngo muri icyo gihe cyabavuga ngo araje ngira ngo hari n'amateka tujye twumva byigeze kubaho, bamwe babwiye ko aje bagurisha ibintu byabo, abandi banga guhinga, abandi bumva ko ari buze mu cyumweru gitaha. Turavutse none turashaje natwe bavuga ngo araje. Uyu mwami aracyaje ahubwo aza buri munsi. Hari ukuza mu buryo bubiri. Hari ukuza kwawe urupfu rukaza akagutwara, cyangwa ashobora kuza mu buryo bwa rusange impande ikavuga. Ibyo bibiri byombi tugomba guhora tubyiteguye. Kuva ku bwa ba Paulo na ba Petero n'abandi bavuga ngo araje, ubu se barahari? Nyene yaraje baragiye. Hanyuma kuza kwa rusange ikimutindije ni kimwe, ni ukugira ngo isi yose yakire ubutumwa bwiza. Twakagombye kuba rero tubwiriza abari mu isi kugira ngo aze vuba. Iyo tudatwara ubutumwa bwiza tuba turimo gutinza kuza kwe kwa rusange. Watuma abantu bagira bati noneho rero kugira ngo imishinga yacu igende neza muretse kuvuga ubutumwa hose kugira ngo formule yuzure ko azaba atakije nyine nawe. Ni hahandi igikomeye nuko ahita aza ku bwawe kandi agasanga urangaye, urupfu rukagutwara utarakoze icyo waremewe. Kandi mu byo yaturemeye harimo kwamamaza ubwami bwayo. Ugasiga ukoze ibyo wagombaga gukora byose ubirangije. Hanyuma icya kabiri waruvuze kijya gusa n'ubuyobe, ni uko abantu bitegura kugaruka kwa Yesu ariko kuko bigishijwe umwuka utambaye umubiri, bakibagirwa kwiga, bakibagirwa guhinga, bakibagirwa gukora, bagahugira muri ibyo. Hanyuma ejo bakazatindahara ko wamugana akaba atinze kuza, ndavuga impande itinze kuvuga, akazisanga yabuze minervare y'umwana, yabuze ubuzima bw'ibanze, akazahita agwa akava mu byizego. Ibyo rero umutego wa Satani. Kumwitegura ni ukumwitegura mu bice byombi, mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Iyo tuvuga ko ubutumwa butaragera hose pastor, hari umuntu ushobora kutabyemera kimwe nawe kuko avuga ati imbuga nkoranyambaga zaraje ntaho zitagera, ubu turi gukora ikiganiro abantu bose ku mpera zose z'isi barimo barakireba muri telefone no mu mateleviziyo zabo no muri computer, ubu turacyahamya ko ubutumwa butaragera
hose? Ubutumwa bwiza ntiburagera hose pe, ntiburagera hose. Twebwe turi mu bantu babihaza, ahubwo ngo twarabibonye byinshi turabihaga, dusigaye tuzi kujonjora abigisha nabi n'abigisha neza, abanyantege nke n'abanyambaraga, ariko abaje basenze n'abatasenze cyane, ariko turacafite amoko ibihumbi 900. Mu buryo bw'ubumisiyoneri mu isi hari amoko ibihumbi 16, hafi na 17. Abamaze kumva ko Yesu akiza rimwe mu matwi yabo, apana bakijijwe, ni ibihumbi 6,900. Turacafite ibihumbi 9,100 batarumva ko Yesu akiza habe n'umunsi umwe, bagiterekera, bakibandwa, bagitamba ibitambo by'abantu, bacizerera muri gakondo yabo, bataramenya ko Yesu akiza habe na rimwe, ku buryo batarabibona no kuri izi mbuga tuba tubivugiraho. Ntibarahura nabyo, nta makuru babiziho. Reka dukoresha imibare yoroshe kumva. Isi ituwe na miliyari 7 hafi 8. Hanyuma abakristo, amatorero ya gikristo muri Christianism gusa, yushizemwo abantu bo mu matorero yose ubwo ushizemo katolike, orthodoxe n'abandi bose, ni miliyari 3 muri miliyari 7. Urumva ukuntu dufite urugendo. Abo izo miliyari zose mvuze hafi enye n'abantu badafite ico bazi kuri Yesu. Hari icyizere ko aba bantu bose bazageraho bakagirwaho n'ubutumwa bwiza pastor? Iyo tuba dukora ico twaremewe, tukamamaza ubwami bwayo, twese dufatanyije, dushobora byibuze gusiga hari aho tugejeje, ariko uwo mutima ntituwufite. Reka nguhe urugero. Amafaranga amatorero yinjiza 95% yayo agaruka muri eglise, 5% niyo akora mu buryo bw'ubumisiyoneri. Ubwo ni amatorero nayo yohereje abamisiyoneri. Mu Rwanda ntidufite n'umwe. Kandi uhari waragiye no mu Buhinde pastor? Ngewe ndi umumisiyoneri ku giti cyanjye. Ivyo rero byose nararebye nsanga mu karere k'ibiyaga bigari umwuka wo kohereza abamisiyoneri ntuhari, kandi ngewe ngomba gukora ico naremewe imbere y'uko mva. Ndavuga rero ntabwo nzishinga ngewe nzakora ico naremewe ku kiguzi cyose byansaba, ariko ndi umumisiyoneri yishigikira, ndi umumisiyoneri yiyohereza, ndi umumisiyoneri wikorera ibintu byose. Siko byakagombye kuba bimeze. Itorero ribyagwa n'ivugabutumwa, ariko ikibabaje itorero ntirishigikira ivugabutumwa, ahubwo rigwanya ivugabutumwa. Twagombye kuba tumobiliza amafaranga wenda nka 1/2 cyaho twinjiza, tukayashigikiza umurimo w'ivugabutumwa. Byatworohera kugira Sudani na Somalia n'ahandi, ariko uwo mutima ntituwufite. Ibyakubayeho mu Buhinde pastor ntabwo turi bubigaruka, ariko abantu barabyumvise uburyo byari bikomeye cyane. Ubwo urashaka ko n'abandi bazahura nabyo bameze batyo? Ngewe kuri ubu ntabwo nzi niba bashobora kumpa visa, ariko uwayimpa nanone nasubirayo kuko muri Yohana wa mbere 3:16 haravuga ngo iki nico kigaragaza urukundo, nuko Yesu yitanze ku bwacu, natwe dukwiye kwitanga ku bwa bene data. Nubwo byagusaba urupfu, ukwiye kwemera ugapfa ku bw'abandi, ku bwa bene data. Rero nge numva none se abantu twakomotseho bajugunyiwe intare, bakerejwe inkerezo, batwikishije umuriro. Abaswedwa baje mu karere k'ibiyaga bigari, bo bakiriye ubutumwa bwiza mu myaka 20 gusa, bari bamaze kohereza abamisiyoneri 100 muri Afurika. Nta ndege bagiraga, bazaga n'ubwato bakamara amezi 3 muri Oseya. Imva zabo turazizi i Rusizi, turazizi Goma, turazizi hakurya i Bukavu ni Rubavu, turabazi. N'abantu bafashe ubuzima bwabo babushira ku gicaniro, barapfa, twebwe turashibuka. None twebwe turi kubaka ubwami bwacu, ntidufite umutima nuwo kugiwa byibuze niwo hafi byibuze ngo tuvuge ngo iwawa hahurira uturere 30 tw'abantu bavuye mu turere 30 tugize igihugu. Reka tubabwirize ubutumwa bwiza, hanyuma nibataha byibuze bazasubire mu miryango batwaye ubutumwa bwiza. N'uwo mutima ntituve. Irene, nawe uri mu bategereje kugaruka kwa Yesu, uracyari muri abo ngabo bakibyizeye? Ngira ngo nawe wavutse bavuga ngo araje ageze he? Nanjye ndabyizeye kandi ndamutegereje. Ari nacyo nkunda kubwira abantu, nkabwira ati gukizwa si imyaka umaze mu rusengero, gukizwa ni nona aka kanya n'ubu dukurikiye.
ushobora gusanga umuntu amaze imyaka myinshi asenga, yarasengeye abantu agakora ibitangaza, ariko aka kanya ugasanga ntabwo ahagaze neza. Uko rero niko gutuma umuntu yitegura Kristo neza. Hariho ikintu pasiteri yavuze nshaka kugira ngo agikomozeho akivugeho cyane, kuko ni imwe mu ndwara abantu barwaye, ndetse kandi ituma ubutumwa butagera kure. Ugasanga ubutumwa turabupfukirana bitewe n'ibikomere dufite, bitewe n'imyigishirize iriho. Hari ijambo riboneka mu Efeso igice cya 4:3 bavuga ngo mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Hari ikintu wavuze uravuga ngo ivugabutumwa rirakorwa, ariko usanga hatabamo gushyigikirana cyangwa se guhuza cyangwa gushyira hamwe. Ugasanga dufata urugero mu itorero cyangwa se muri church imwe, dufite umuvugabutumwa arabwiriza kubera ko atangiye kugaragara cyane, wari umushumba we akamutsikamira. Cyangwa se ugasanga hari bene data bateranira ahantu hatandukanye naho duteranira, wenda ngiyewe nsengera muri Zion, wowe usengera muri ADPR, wowe usengera muri Adventiste, cyane ko abantu badukurikira basengera no mu madini atandukanye. Ariko ugasanga uyu muntu yamara bangwa kanaka kubera ko asengera muri iri dini, nta kintu yazambwira. Nyamara ugasanga uyu muntu nta kindi kinamubwiye, ntamubwiye ko amuhaye visa, ahubwo arimo anabwira ngo ukeneye kwipimira kuri Yesu ukamugira ubuzima bwawe. Ese niki gikwiriye gukorwa? Umuntu udukurikiye niki yakora kugira ngo ibi bintu abihindure cyangwa se abigiremo uruhare mu gihe ubutumwa ari ubw'umwami umwe? Kuko ahangaha muri Efeso igice cya 4 umurongo wa 5 avuga ngo hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. 6 ngo hariho n'Imana imwe ariyo data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. None ni iyihe mpamvu ituma abantu tudahuza? Ugasanga izi ntambara turwana nazo rimwe duhoze cyangwa se duhora mu bintu bimwe byo kubwira abantu ibintu bazasiga hano ku isi. Ugasanga turimo turarwanira no kugira ngo twubake nk'uko bivuze inyubako zasigara ari ibitangaza y'idini runaka, ariko nitubwira abantu kwitegura Yesu. Hari ikintu wakomaje uravuga ngo corona yaradutunguye, n'ubu ngubu nta muntu urupfu rujya kuza ngo ruteguze, kereka umuntu urwaye. Hari ugenda agakora accident nko mu minsi yatambutse, umwana twiganye numvishe inkuru y'ukuntu yanyweye inzoga arasinda, atwaye imodoka iribirindura ibiramuhitanye. Uyu muntu utarigeze amenya Imana cyangwa se wayimenye, n'icyo akwiriye kuba yakora kugira ngo arusheho kwitegura Kristo umwami n'umukiza? Urakoze cyane, uvuzemo ibintu byinshi, reka mvugemwo 2 cyangwa 3. Icambere ni ubumwe bwa bene data. Abantu batuzaniye ubutumwa bwiza, kubera hirya y'ubutumwa bazanye hari hahishe inyuma impamvu za politiki. Bahisemo kutubibamwo amacakubiri. Yego. Ubumwe bwa bene data burabura. Ubumwe bwa bene data bwarabuze kandi birababaje. Kuba ngewe ntashobora gusabana n'umuvandimwe, tuva indimwe usengera muri indi torero, agakora ubukwe, wenda mushiki wanjye yashingiwe muri indi torero, bikaba bitemewe no kumutahira ubukwe, ndi bugaruke bakanja ariho tuva indimwe kwa mama. Ubona icyo twaragitsinzwe, kandi na n'ubu twese tubizinanyeho. Hari utegura igiterane ukaba utatumira itorero umuturanye ngo rikizemo, ahubwo pastor akamubiriza abantu be ngo ntibazaze, n'abagiyeyo akabaca. Ibyo ahantu hose hatari ubumwe urumva ikiba kihari. Yesu yaravuze ngo bahe kuba umwe nk'uko turi umwe na data. Hanyuma wakwibaza ngo niba tudashobora kuba umwe, tuzahurira ku guhuza umutima twohereza abamisiyoneri mu gihe hano na hano mu gihugu tudashobora kuvuga rumwe? Ibyo si umutima w'ubumana, ni impamvu reka mbivuge mu kuri za Satani. Satani niwe uzana ibice, niwe se w'ibibi byose, kuko ahantu hari umwuka w'Imana haba hari ubumwe. Twiringira ko ububyutse nibuza imipaka y'amadini izasenyuka, abantu bagahuriza umutima kuri Kristo bamenye, bakagira ubumwe bwo kwizera. Icyo gihe ntekereza ko kohereza abamisiyoneri n'ibindi bizoroha, ariko kuri ubu birakomeye. Kandi ntibiraho gusa, ahubwo no muri bene data mo intambara zihoraho. Si wahoze uvuga batwika, dupfa ibitari ngombwa, intebe, ibiturisho, icubahiro n'ibindi bitari biri ngombwa, mu gihe twagombye guhangana n'ubwami bwa Satani. Kandi ubwami bwa Satani bwo bukorera muri smartness, bwubatse neza, bukora ku manywa na nijoro ntibusinzira. Nyiri umushinga yawize neza cyane. Rero ntekereza ko dukwiye kugira ubumwe bwo kwizera.
hanyuma ikindi rero ni uko ubutumwa bwiza bwuzuye ni ubusenya ibyo bintu byose bugatoreza abantu gusa na Kristo Yesu. Hanyuma Kristo akigaragaza. Petero yaravuze ngo mugire ingeso nziza mu banyamahanga, nubwo bavuga nabi babasebya, nibareba imirimo yanyu myiza bazahimbaza data wo mu ijuru. Hari igihe wicara, reka nguhe urugero wenda ruri hafi. Uzi ko ushakisha umukozi wo kwizerwa, ukavuga ati nihe nakura umuntu wo kwizerwa, ariko kuri ubu abantu barakubwira ngo hagukoresha umurokore nakoresha utari we. Kubera iki? Hari imbuto mbi abantu beze, hanyuma bituma abantu batakariza icyizere, barazinukwa. Ejo hari akantu nanditse kuri stati ejo, nagatekerejeho umwanya numva ndababaye. Abakristo ica abapagani bangira, cyangwa se abantu b'isi bangira abakristo, nuko tuzi kuvuga ibintu byiza tudakora. Noneho undebere abitwa abakristo bose baramutse bakora ibisa n'ibyo bavuga, u Rwanda rwahinduka paradiso. Kuko mu Rwanda 80% bitwa abakristo, ariko tuzi kubiririmba no kubyigisha ntibisa n'ubuzima bwacu. Numva dukwiye guhinduka mu mitekerereze, tugahuza ubuzima n'ijambo ry'Imana. Pastor, uku kugaruka kwa Yesu nubwo tukuvugaho, ariko wibuke ko ni kimwe mu bintu bidashobora kuzana amaturo mu rusengero. Aba bashumba urimo ubwira uti nyabuneka mwibuke ijambo Yesu yasize avuze ko imishinga yanyu nkuko watubwiye ko titazabuza Yesu kugaruka. Aya maturo ko uzi ko ari kurebwaho muri iki gihe, Pastor, abantu barabyumva bate? Urumva bizeye bate ko uku kugaruka kwa Yesu utazisanga ukuvuga wenyine, wenda kuko wowe amaturo atari uri kureba, ariko abandi batakuvugaho? Kandi nibatakuvugaho bwavuga butumwa ntibugere ku isi yose, nitagera ku isi yose azaba aretse kugaruka. Ikindi wongereho ko uku kugaruka kwa Yesu ni kuvugwa mu rusengero. Hari abakristo n'ab'imitima yabo yanangije kunangira, kubera ko bakundishijwe isi, barashaka imodoka, barashaka visa, barashaka ibintu byiza. Nubabwira ibyo kugaruka kwa Yesu hazamo kwihana. Uyu munsi hano ubutumwa bwo kwihana butangwa ni mbarwa, nibwo bwabo ni nyine butazana amaturo. Ibyo bintu urabihuza uti? Urakoze rero. Nge numva nubwo nasigara ndi jyenyine, usibye ko Imana ifite abandi bantu benshi hano mu gihugu bavugisha ukuri, batashize inda imbere, numva ukuri nta kintu kikubuza kuba ukuri. Kuko nubwo twakwiyobagiriza muri ibyo tugahugira mu gushaka amaturo n'ibindi, nta kizabuza Yesu kugaruka. Ibyo dukora ntibizabuza Yesu kuza. Niyo mpamvu kandi n'abadukurikira, ndavuga abayoboke b'amatorero yacu, umutima ntujya ruswa, uhora ushaka ukuri. Ava gusambana akavuga ati nubwo nsambanye impande yavuze ntarimbuka, nubwo nibye nkaba mbiriganyije, ariko ndabizi ko nshobora gupfa. Ahubwo ndabizi neza ko Imana yari iri kundeba. Aba bantu rero badukurikiye, ndabizi ko imitima yabo ntijya ruswa, izukuri. Hanyuma icyo ngiye mbabwira ni uko bakwiye guhuza ibyo biyumvamo n'ukuri k'ubutumwa bwiza. Uzi ko idini uribesha ko ukijijwe, naryo rikakubesha ko ugiye mu ijuru. Uribesha ko uri umuyoboke mwiza ukijijwe, yego, hanyuma nupfa naryo rizagukorera misa nziza, rizagukorera amateraniro meza, hanyuma bakubeshe ko ugiye mu ijuru, kandi ubizi neza ko warimbutse. Muri uku kugaruka kwa Yesu urabizi neza ko igitabo cy'ibyahishuwe kikugarukaho cyane. Waba warabonye ko ari kimwe mu bitabo bihungwa gusomwa? Igitabo cya Danieli n'ibyahishuwe nicyo gitabo kidatekerezwa, ariko ni kwa kwikunda no gukunda isi, guhora kwavuga ati reka mbe niyibagije. Wenda uzarebe nko muri telefone, ushobora kubona telefone yawe yuzuye utazi ibiyujuje, ntabyo ureba, ariko kubwira ko yuzuye. Ni ukuvuga ngo ibintu byose wohereje nubwo utabireba hari ahantu biri, ntibyitwa izina, nta hantu biri, ariko birahari nyine, birimo. Ubishakishije usanga ari byo byujuje telefone. Na computer nuko hari ukuntu twohereza ibintu ahantu ntitubyita amazina, tukiyobagizaho gato tukagira ngo byahinduye gahunda ya Yesu. Yesu azagaruka kandi umunyabyaha azajya mu muriro, nk'uko ukijwe azabona ubugingo buhoraho.
ibindi by'imigisha tuzabona ni impamba yo mu nzira, ni ibigufasha kugira ngo urugendo rukomeze, ariko ntabwo ari byo ukwiye gushingiraho ubuzima, kuko Yesu yaravuze ngo ubugingo bw'umuntu ntabwo buva mu bwinshi bw'ibyo atunze. Hanyuma arangije aravuga ngo byakumarira iki kunguka iby'isi byose, ubu babikwanditseho ugatunga impapuro z'ubutaka bwose buri mu isi, ariko utazabona ubugingo buhoraho, byaba. Hanyuma iki cya nyuma rero kidutenguha ni imyaka. Ubishaka utabishaka urasaza ugacaho. Kandi uko usaza niko bagenda babigukuraho ukazasiga biba birunze, warabiruhiye utabasha kubirya. Umwana w'umuzamu, umuntu mukiri nawe iwawe akajya neza kuruta wowe wabivunikiye. Ntekereza ko ibyo bikwiye kutwigisha ko ni hahandi. Uku kugaruka kwa Yesu Pastor, twagushingiye kuri rya jambo rivuga ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Ni iki gishobora kuba twaba twebwe abantu tugigizemo cyangwa tutagizemo? Ni iki gishobora kuba izi mpungenge Yesu yagize zigashira zikavaho ntizibe zikiriho ubu ngubu? Nuko byabigenze bite? Urakoze. Iyo umuntu akinguye iwe buba bukeye. Hanyuma kandi niyo bateye amagara hejuru buri wese asamaye. Ngewe ndamutse nsabanye n'Imana nkagira ububyutse, nawe ukabigenza gutyo n'undi akabigenza gutyo, niduhura tuzubaka ubumwe bwo kwizera. Kandi Yesu yaravuze ngo nimba duhuza umutima gusaba ikintu ndatazagikora. Dukwiye guhurira mu rusengero twese, buri wese afite uko abaho mu mubano we n'Imana. Hanyuma twahurira mu rusengero ijambo ry'Imana rikadukangura icyo tugiye gukora, duhurizaho umutima, ububyutse buzaza. Nico dukwiye gukora. Ubu turi kubwira umukristo uzi neza ko pasiteri we atigeze na rimwe yigisha kuri iki gitabo cya Daniel n'ibyahishuwe avuga kugaruka kwa Yesu nk'uko tubivuze, anawe arabizi neza ko atigeze abyumva mu rusengero, ariko arabishaka ave muri iryo torero. Kuva mu itorero, ave muri urwo rusengero. Kuva mu itorero si wo muti, kuko nta dini ry'abatagatifu rihari. Ntabwo tugiye kumurangira ry'abatagatifu, nanaribona ntazarijyemo kuko yajyanduza. Wumva umuntu wese ni mubi ku kigero. Ntabwo itorero ni ihuriro ry'abanyabyaha bagiriwe imbabazi, bari mu nzira yo guhinduka. Ahubwo ko dufite Bibiliya mu Kinyarwanda, ko tuzi ukuri kwa Bibiliya uko kwakabaye, kuko tutagukora. Muri iki gihe turimo, iki gihe nta kintu washakisha ngo ukibure. Niba ushaka ukuri rero, gerageza uhuze ukuri n'ijambo n'ibyo wasomye. Niba pasiteri batabifite, bishakira ahandi. Hari impamvu ebyiri zo kuba mu itorero. Icya mbere ni icyo uhakora, icya kabiri ni icyo uhungukira. Niba ibyo bibiri bidahari, kizwa n'amaguru. Nta mpamvu yo kuhaba. Niba ntacyo uhakora, ukavuga ati uyu murimo ni w'Imana yanshinze, niho indebere izahampera umugisha. Cyangwa ukaba nta kintu wunguka. Erega hano dufite ikibazo gikomeye. Abantu benshi bahindutse kuba abayoboke b'amadini n'amatorero kuruta guhinduka kuba abana b'Imana. Hanyuma kutagira idini ni igitutsi mu Rwanda. Abantu rero bari mu rusengero nka adresse kuruta gukora icyo Imana ishaka ko bakora. Hanyuma ko imyaka idahagarara, niba wicaye utarimo gukora ubushake bw'Imana urahamara iki? Urakwiza umubare wabo bashaka gusa kugira ngo bagere ku nyungu zabo, ariko nta nyungu zawe zirimo. Kandi niba ubugingo bwawe butunguka, hunga, kizwa n'amaguru, urebe ko wagwana ku bugingo bwawe, kuko ni hahandi impanda izavuga cyangwa uzapfa. Rero niba ibyo bibiri ko ntacabihagarika, ikimenyetso cyabyo uri gusaza. Anniversaire nico bisobanuye. Wari ukwiye kuvuga ati nubwo nishimye, ariko hari umwaka uvuyeho kuyo nari mfite. Hanyuma iyo mbonye runaka yapfuye na runaka yapfuye, biba bivuze ngo ni wowe ukurikiraho. Niba ibyo rero bitatu uzandebera iyo tugiye gushingura, niho hantu habaho guca bugufi. Umuntu usavuga ati ndakurikira. Hanyuma wavayo ubwo kongera bugashira kuko wageze mu bikurangaza. Ariko ukwiye guhora witegura ko impanda yavuga cyangwa urupfu rwaza. Hanyuma wabona urimo gusoza ukavuga ati ndasatira iherezo ryanjye. Uko kugaruka kwa Yesu hari abantu batekereza ko ari impanda izavuga gusa aricyo bisobanuye gusa, ariko bakirwe ko nkuko wari ubivuze n'urupfu ko narwo ari imperuka ya buri muntu, ari ukugaruka kwa Yesu, kuko nyuma y'urupfu
Bibiliya iravuga ngo nta migabo nta n'imigambi yawe ihari. Kuki byitiranywa ko kugaruka kwa Yesu bisobanuye impanda y'imperuka gusa? Ni kimwe wavuze, ntitwigishijwe wa mugani igitabo cy'ibyahishuwe ndanye nta muntu ubivugaho, turabikwepa kuko ntibizana amaturo, ntibizana views, ni ibintu biteye ubwoba, ariko nta kizabibuza no kuba. Kuko iyo twumvishe ngo corona yaje, Bibiliya yavuga abadukurikiye bazasoma Matayo 24, bavuze ku byorezo, bavuga ku ntambara, bavuga ku mitingito, bavuga kuri biriya bintu byose. Ntabwo ibintu byose bizaba i Rwanda, kimwe kizaba muri Amerika, ikindi kibe muri Aziya. Itangazamakuru rirabitumenyesha byose, kese ibyo udashaka kumenya, hanyuma ko bizaba nyine kandi bikaba byabaye, ubwo hakurikiraho iki? Habasigaye kuvuga ngo ko nanjye bishoboka ko nkurikira, reka nezwe ubugingo bwanjye butungana. Ukurikije igihe twahereye tuvuga ngo Yesu azaza, nyaboneka mu maso, n'uyu munsi turabivuga, urumwe mu bantu bagaragaza ifuhe rikomeye ry'uko amatorero icyo kintu yagihunze cyane, kandi kugihunga ntibisobanuye ko Yesu atazaza, kuko umushinga urakomeje nubwo hashira imyaka indi gataha. Icyo kintu cyavugwa kitavugwa, Yesu azagaruka kandi nkuko birivuga azaza nk'umujura. Aba bashumba kubihunga kwabo byangiza ikitorero, byangiza ikintu gikomeye. Aha niho Yesu yavuze ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo, ni iki yavugaga. Hanyuma muri Matayo 24 nari mvuze ikintu yangarutseho inshuro nyinshi kimubabaje, yavuze ngo mwirinde hatagira ubayobya. Iyo umuntu akwigishije kubona visa, inzu, imodoka, gutera imbere, akakwibagiza icy'ingenzi, akakwibagiza intego y'urugendo, ntabwo aba akuyobeje. Rero imyigishirize y'amadini n'amatorero imyinshi bishingiye nka bene aho, barashaka ibizana inyungu ako kanya, ariko ntibategura umuntu ngo bamurememo. Kuko iyo umuntu afite ububyutse bwo kugaruka kwa Yesu, icya mbere yirinda ibyaha, hanyuma icya kabiri agerageza gukora bike ariko biganisha kuwo ari we. Kavuga ati ngomba gukora misiyo yanjye neza, niba birivuga urukundo nkarugira, niba bivuga kwihangana nkihangana, niba bankomerekeje nkababarira, kugira ngo naza azasange ndi maso. Iyo rero batabikwigishije, ubaho nyine nawe uhita wibwira ko ntacyo bitwaye. Numva kwitegura kugaruka kwa Yesu ni ikintu cy'ingenzi. Irene, dusoza rero, nawe uri umuvugabutumwa, iyo uhagaze imbere y'abantu ugakomeza kuri iki cyo kugaruka kwa Yesu, ubona uba watwitse nawe cyangwa baraguhunga? Iyi mvugo yo gutwika akenshi igikunda kungora kuko sinyikoresha, ariko impamvu tuyikoresha ni uko abadukurikiye barabizi, bazi ko ari byo bigezweho. Bigezweho. Akenshi iyo uri kuvuga ku kintu cy'uko Yesu agiye kugaruka, uzasanga habaho ikintu cy'ubukonje. Ubwira abantu uti Yesu nashimwe cyane, bagaceceka, kubera ntabwo uri gukanda ahantu bababaye. Bibiliya ivuga ngo minsi imeruka abantu baziremera abigisha bajyanye n'irari bafite mu mitima, kandi irari dufite, mushumba bikomojeho, ni ikijyanye n'ibyo tubona. Twakuranye ibikomere by'uko twakuze turya saa sita nijoro, bagateka ikiringiti bakagishyira amazi bakagitogosa, umwana agasinzira, ukaba uzi ko nijoro wariye, mu gitondo ukabyuka wayura nk'umukasi. Noneho wamara gukura rero nta kindi kintu ushaka, ni uko ushaka kugira ngo abana batazamura ubwo buzima. Uzaza kubwira ko Imana iguhaye promosi, iguhaye n'ibintu byiza, ubisamira hejuru. Ariko ndacyabwira abantu ko umugisha ntago ari ibyo umuntu atunze, umugisha ahubwo ni ugutunga Kristo, ari byo umushumba yavuze. Ahubwo turimo turagana ku musozo, hari ikintu umushumba nshaka kumubaza, anakivuga yigeze kugikomozaho mbere, avuga ibintu 4 biri muri dawe uri mu ijuru. Burana ndazirikana, ese ibyo bintu biri muri dawe uri mu ijuru bya mbere 4 bivuga ku Mana, byatuma ibitekerezo byacu biramuka byahinduka, cyangwa se hari ukundi kuntu byatekereza ku kugaruka k'umwami Yesu mu buzima bwacu? Urakoze. Ntekereza ko ni biriya bintu 4 ubimenye bigahinduka ubuzima, pana kubimenya mu mutwe, bigahinduka ubuzima ubaho. Ijambere, Imana yaba yarakubyaye, uhakikisha ko ari so. Icya kabiri, ubaho mu busabane. Mu busabane rero nibwo uhabwa amakuru y'ubwami bw'Imana. Arakwabudetinga, ukajya wumva hari ukuntu akubwira ati itegure,
byitwaremo gutya, akaguha ijambo ry'umunsi n'ibindi n'ibindi. Hanyuma ukaba uzi ko ugomba kwamamaza ukiri mu isi, icubere hari ukwamamaza ubwami bwayo. Kandi mu byo twigisha abantu harimo kugaruka kwa Yesu. Hanyuma ukishimira ko ingoma y'Imana iri kogera ubushake bw'Imana bwaje mu isi. Iyo ubayeho ubwo buzima ubaho witeguye kugaruka kwa Yesu. Ariko iyo ugiye hirya y'ibyo uhita ufata isengesho rya data wa twese rigizwe na 95% y'ubumana, harimo 5% y'ifunguro ryacu ry'uyu munsi, 5% gusa. Ikibabaje rero twafashe 5% tuyigira 95%. turabicurika. Yego, uko ni ukuvangirwa. Kandi iyo mubanye neza n'Imana nibwo ikubwira ati wenda genda ucuruza ubunyobwa niho nzaguhera umugisha. Genda ufatiye inguzanyo nzabana nawe, ukumva hari ubusabane mugirana. Ariko iyo ufashe ibintu byose ukabihindura ifunguro ry'umunsi, ubuyobye ubutakaje ishingenzi. Ubu nibwo buriganya bwa Satani. Soza reka mbwira abadukurikiye ko Satani ntavuga ibinyoma 100%, akubwira 90% y'ukuri, akagushiramo uburozi bw'icumi, kandi akazi ko buzakuzengereza nubwo ari butoya, byumvikana ko ari bitoya. Pastor, uku kugaruka kwa Yesu rero, niba tukuvuga uyu munsi bikaba bitumvikana ka abantu badashaka kubyumva, nyine basa n'ababihunga, reka mbihuze n'iki ngiki. Abantu bari mu mishinga yabo barayikomeje, nkuko batubwiye ko nubundi itazabuza Yesu kugaruka. Imishinga barayikomeje, abakora ubukwa bubaka amaze bagira bate bameze batari ko bari no mu rusengero. Wababwira ko babihagarika ryari, cyangwa umushinga nurangira umwe abaretse undi kuwukora kuko Yesu agiye kugaruka, yitwara ate mu kwitegura kugaruka kwa Yesu by'ukuri koko, ariko kandi anakomeze kuko atazi igihe azazira mu by'ukuri, yitware gute? Urakoze cyane. Mu kwamamaza ubwami bw'Imana rero ushobora kubikoresha media. Ubu ngubu abantu bari ku isi yose bashobora gukurikira ikiganiro. Use nitwamamaje ubwami bwayo. Ushobora kubikoresha ubucuruzi. Kuko impamvu nkubajije iki kibazo Pastor, ndagira ngo abantu tubafashe batazamera nka babandi nubundi baretse ibyabo bakareka gukora, bagagurisha ibyabo ngo Yesu araje, imyaka ikabishize indi gataha. Afatanya te kwitegura kugaruka kwa Yesu, abifatanya ate no kuba imishinga ye n'ubundi yayikomeza, ariko azirikana icyo kintu ntihagire na kimwe gibanga. Urakoze cyane. Nakumvishe ikibazo cyabaye mu nyigisho twakiriye. Navuze ko batubwiye umwuka utambaye umubiri.